Babalao guys, ushaka kumva nse kukagira ngo ndishimye cyangwa se gino nkurira ryoshye, nyamara mu byukuri siko bimeze. Ahubwo ino nkurira babaje, iteye agahinda, iteye n'ubwoba, kuko ino nkurira abasore babiri barimo gushinjwa ibintu bikomeye ndetse na ngombwa ko ukuri kujya hanze. Njango uyu munsi mwabonye inkuru yasohotse mu gihe hashize amasaha agera muri 5 ivuga ngo Ribu ngo yataye muri yombi ikishaka David umaze kwamamara mu muziki nka Davis D, Ngabo Richard uzwi nka Kevin Kade ndetse na Habimana Thierry ufotora bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana no gufatanya cyaha mu gusambanya umukobwa w'imyaka 17. Murabyumva neza? Muri beta muri yombi Kevin Kade na Davis D ndetse no bita Thierry bashinjwa gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 17 cyangwa se mu magambo make umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure mu Rwanda akaba ari imyaka 18. Bishaze kuvuga ko uyu Kevin Kade ndetse na Davis D n'uwo Thierry biramutse bibahamye ko bararanye uyu mwana w'umukobwa bakaryamana nawe ataruzuza imyaka y'ubukure 18 bahanwa bikomeye cyane cyangwa se imyaka myinshi behind bars. Nyamara ndagira ngo mbibutse ko ndetse nabisabira kwitondera amakuru nkaya ngaya, kubera ko muri iki gihe tugezemo mu kinyejana cya 21 na technology iteye imbere gutya, gutanga amakuru bisigaye bicicikana kuri faster bisigaye bikomeye cyane kumenya amakuru y'ukuri ndetse n'amakuru y'ikinyoma cyangwa se fake news. Kubera ko ngewe ino nkuru iyi ngiyi murimo kubona yanditswe n'igihe yuko Ribu yataye muri yombe Kevin Kade, Davis D na Thierry nibyo bashinjwa byose n'ukuntu bayivuga, nanjye mfite version yanjye ihabanye n'ingi, ndetse iyo version ikabiva ku bantu ba hafi bazi no story neza, ndetse mu byukuri nuramuka uyikurikiranye neza nkuko ngiye kwikubwira ugasesengura neza uraza gusanga ko abo bantu ukurikije na motive bafite iyi nkuru ikwiye kwitonderwa. Ati kubera iki ino nkuru ngiye kuyigubwira neza, nawe nk'umuntu ufite logique uze kugira gute kwifatira conclusion. So twagiye ndayivemuze twagiye ku itariki 18 z'uku kwezi cyangwa se z'ukwezi kwa 4 umwana w'umukobwa yateruye telefoni ahamagara bita Kevin Kade, aramubwira ati sheri ngo nshaka kuza kukureba nguri hehe. Kevin Kade aramubwira ati nibereye mu Kagarama Kicukiro ndi muri studio, ubwo ni studio yo mu rugo, no bita Davis D. Ubwo bita Kevin Kade na Davis D bari muri studio ari babiri barimo gukora ku ndirimbo yabo, amakuru ndayafite iyo ndirimbo barimo gukorana. Ati nibereye ushaka kuzwa hansanga. Umwana mukobwa agira gutya araza asanga mu rugo uwo bita Kevin Kade no bita Davis D. Ngugo nyine umukobwa yarahageze asanga abasore bibereye kuri vibe zabo nyine, urumva ari muri vibe ingira umuzigo wabo barimo gukorana bibe muri studio, ibintu byose biraryoshye. Umukobwa nawe araza baraciringa nyine bisanzwe muri studio. Nyuma y'amasaha 2 rero ngo umukobwa ngo yarabasezeye ushango Kade ngo ngiye ono mu hoteli ngo ni kuri kumara ngo haba anniversaire yo mushite wanje. Umukobwa baramusezera mu mahoro, baramusezera afata kamoto ikeza honomo. Ageze honomo kumbi mutega amatwi neza, ndetse bari inyuma rwose muzamure volume kugira ngo hatagira ikintu kimwe kibacika. Abari inyuma murimo muranyumva muzamure volume. So ubwo umukobwa wacu bageze honomo hotel. Ageze honomo hotel hari habereye anniversaire cyangwa se birthday y'umusore bita Thierry Habimana. Murimo mbyumva neza? Uyu musore bashyize mu nkuru cyangwa se bavuze ko we na ba Davis D ndetse na Kevin Kade ngo bafashe umwana w'umukobwa ku ngufu. Mubyumve neza. So umukobwa agezeyo rero ikirori kiraba baraciringa vibe birthday, ibibera muri birthday byose murabizi ni byiza cyane biryoshye. Uyu musore rero Thierry Habimana akaba ari photographe nawe akariga fotozi, akaba akorera uwo bita Muzogeye Plaisir. Murimo muranyumva neza? Muzogeye Plaisir gafotozi wamamaye. So mu masaha amakuru ngiye nifitiye natohoje ndetse rwose ndabivuga nk'abantu, kuko abantu ngiye nagiye nibariza n'abantu babizi neza ba hafi bazi no nkuru, kandi bose ni inkuru bagiye bahurizaho, kandi bose ntibaziranye ariko bazi no nkuru. Gusa no nkuru nimo kuba hana inkuru bagiye bahurizaho. Bavuga yuko uyu musore mu masaha y'isa 4 z'ijoro yatahanye na wa mukobwa, bitahira mu Gatare, hari Nyamirambo, akari umusore ngatuye, ndetse bakavuga yuko ariho umukobwa yaraye kuri uwo musore bita Thierry Habimana. So iwabo umukobwa rero ahangaha niho ikibazo cyavukiye. Iwabo umukobwa bategereje umwana yuko umwana ataha, baraheba, barategereza baraheba. Mama w'uwo mwana abahamagaye musaza we akaba ari umupolisi ukomeye, aramubwira ati umwana w'umukobwa twamubuze.
atari hehe. Musaza we rero akaba n'umupolisi ukomeye hano muri Kigali, nibwo yatangira gute, yatangiye iperereza. Barabahiga umwana, barahiga kumva umwana phone yayivanyeho, isaha idatahanye na Thierry ngo yahise yivanaho, bamubuze burundu. Umunsi ukurikiye nibwo bagize gute, bagiye kuri MTN bashaka umuntu wavugishije wa mwana w'umukobwa, ya nimero ye nyine bwa nyuma wayivugije ninde, ngo basanga ngo ni umusore bita Kevin Kade. So ubwo hakurikiye iki, icyakurikiye namwe muracyumva, bahise bajya gushaka Kevin Kade hano atuye, ngo bamuguyeho nka special force ukuntu zaguye kuri Osama bin Laden. Ngabana baraje bahita bamugwaho, umusore agihernye mu buriri, agiye kumva yumva ibintu bimeze nk'ibifaru, bimuguyeho. Umusore abyutse basanga bamufite, baramubwira ati we don't move, ntunakinisha ibyo kumuvinga. Abyutse asanga abasore barahari tayari, bahita bamubwira ati umwana w'umukobwa ari he? Ati suwe mukobwa. Umwana w'umukobwa ari hehe? Ati suwe, ngo niwijijishe. Ngo naramukukoze ikosa rimwe amabyara acika papa. Urumva abasore bari bafite ngo n'imbunda bazihagurukije, murabyumva neza. Kevin Kade bati se uwe mukobwa, bamubwira izina yumva ntarizi. Kumbi ni kwa kundi twana tw'Kigali twihindura amazina, ugasanga kisi andi mazina rwose utanaga tresinga ngo umenye n'ahantu gaciye utakamenya, ugasanga kisi wenda ngo ni Dabraka kandi kabita kandi iwabo nyina nakise Vestina. Ubwo no ngo umwana ari hehe? Reka da ngo jewe umwana nawe nzikeka wenda muramutse muhamagaye nimero yanjye, mukamuhamagaza iyo nimero ye, noneho kugira ngo ngire, urumva, kugira ngo ndebe umuntu usevinze cyangwa se umukobwa na sevinze wariwe, niko babiye muri telefone, niko babigenje. Uwo bita Kevin Kade nibwo yabashije kumenya wa mukobwa. Aravuga ati ese ngo n'uyu nguyu, ese ngo ni Dabraka. Aravuga ati uyu mwana w'umukobwa rero njewe n'ubu ngubu rwose mu kanya tumaze kuvugana, kuko ubyibuke ko bari baciye muri MTN bamaze kumenya nimero hamagaye uwo mwana ye bwanyuma. Aravuga ati uyu mwana w'umukobwa twavuganye, ndetse yambwiye ko yibere ahantu bita mu Gatari Nyamirambo. Ubwo noneho ababyeyi ba Kevin Kade wese baguruka bavuga ati se nabo barabyuka kuko umusore abayibereye iwabo mu rugo. Aravuga ati se bimeze bite? Amubwira ati uyu musore wanyu twamaze ko hari umwana buri wirengero kandi ngabifite mu ruhare. Aravuga ati none ngo twebwe icyo twabasaba nuko ko n'umusore tukajyana nawe tukajya gushaka aho uwo mwana aherereye. Murabyumva, muzamure volume abari inyuma dukomeze. Ubwo noneho Kevin Kade byabaye ngombwa akajyana ajyana n'abo bapolisi, ariko iyo operation yose ikabikuriwe nande cyangwa se irimo kwirukanwamo nande na musaza wa papa wa mwana w'umukobwa, kuko uwo musaza we n'umupolisi ni wawe urishyushyemo cyane. Iyo operation ni nawe wayikoraga wenyine rwose. So twakomeje, Kevin Kade baragiye. Kevin Kade agenda hamagara, yijijisha ahamagara wa mukobwa yuko ashaka ko bajyana hehe mu kirori. Ahamagara wa mukobwa ngo ushangwa ngo waje tukahura, ngo cyangwa kambwira ahantu nguri nka hagusanga ngo tukajyana mu kirori, ngo komse kirori ngo uyu munsi ni mugoroba, ngo mbwira ahantu ruze ngo ufate. Urumva ko kujijisha kugira ngo umukobwa avuga ahantu ari, noneho bagende bahamusange. Urumva bakoresheje Kevin Kade. Ubwo niko Kevin Kade yakoze ako kazi, baragenda bagwa mu Gatare kwa wa musore Thierry. Ariko icyo gihe hari inkuru nababwiye, uwo munsi nanone uwo bita Thierry mu gitondo cy'uwo munsi yari yabyutse asiga wa mukobwa, amusiga mu buriri, ajya yari yagiye mu birori gufotora, ntago byari birori mu mbabarire, yari yagiye gufotora mu muhango wo gushyingura sebukwe ya Tom Close sebukwe yari yitabye Imana. Ubwo no muhango yabyutse yerekezamo, asiga umukobwa mu buriri, ariko amusiga siko umukobwa araza kubyuka gataha. None uwo musore atashye nimugoroba asanga umukobwa aracyahari. Asanze umukobwa ahari, aramubwira ati se ko nagusize hano nkaba nzi ko urataha ukaba wiriwe hano umunsi wose, bimeze gute kujya udataha? Kumba umukobwa nawe yari yavanye telefoni yigumira mu nzu y'uwo musore kwa Thierry, yanga gusohoka, arayigumira nyiri ari jamira rwose nari kirimo bubwiye. Ubwo Thierry atashye nimugora yiviriye rero muri muhango wo gushyingura sebukwe Tom Close, yasanze umukobwa. Kumbi ubwo mbibutse yuko ya operation yo kumuhiga imeze nabi rwose, barimo rahiga ahantu hose. Urumva umukobwa rero nibwo ya operation baraje, ubwo hari twa tugeze baraje barahamusanga muri urwo rwo kwa Thierry, na Thierry ahadi baba bafatanye ari mu masaha, ubwo hari nko mu masaha 3 n'igice saa 4 z'ijoro. Urumva kuri uwo munsi sasa ibintu birakomeye, mwumve neza, ngo barahageze baragota, abana baragota baba polisi, ngo niko gukomanga urugi, umusore bita Thierry ngarabyuka rwose,
yambara akabogisa araza afungura umuryango. Afunguye umuryango bahita bafata kuri bogisa barazamura. Ati wa mukaritasi we, umwana w'umukobwa ari yeye. Atuvuga atari mu cyumba. Kumba umusore Thierry ngo yamugize nka madamu. Yari ifitiye umugore rwose atakoye, atatangiye inkwano. So twumve, reka tuwe serious dukomeze. Ubwo Thierry baramufashe, umwana we wamuguyeho. Ati Thierry ugasobanura neza ibi bintu aho biva niyo bijya, uyu mwana mufite mu biri gute? Thierry ajya arasobanura ukuntu umwana ngo bahuye, uburyo byagenze gurya kada. Bahita bamanura babajyana kuri polisi, kuri brigade. Ubwo noneho ikintu cyatunguranye, aba polisi bamanuye uwo musore Thierry bajyana n'uwo mukobwa, bahita bagumana na Kevin Kade no bahita bamugumana. Kevin Kade ubwo baraye kuri polisi muri iryo joro n'uwo mukobwa ndetse no Thierry. Noneho muri uko kubabaza ibintu byinshi, abakanya bavuga ukuntu story zagenze, aho bamenyaniye n'ibiki byose, ngo ese byagenze gute. Ariko umunsi ukurikiye nari nibagiye kubabwira ko uwo munsi muri icyo gitondo, uwo munsi wakurikiye nanone bamaze gutabwa muri yombi baraye kuri polisi. Ubwo babajyanye kuri Isange One Stop Center, hariya nimba ari One Stop Center Isange, bajya kubapimisha. Barabapimisha ibiki byose, ibyo bapimye ibyo barabizi. Barongera barakomeza barababaza, bababwira story za umukobwa bahuye gute. Umukobwa nibwo yatangiye story, yatangiye kuvuga uburyo yahamagaye Kevin Kade, akaza mu rugo akabasanga kwa ko bita Davis D, bagaciringa, akaza kuva kwa Davis D akajya muri anniversaire aho yahuriye na Thierry. Umukobwa mu byukuri mwumve neza, ahanga n'ikibazo kiri, ntiyigeze avuga ko yigeze aryamana nande ngo na Kevin Kade, cyangwa se ngaryamane no bita Davis D. Davis D we uretse ko bahuriye, uretse ko Kevin Kade ari we waruzanye n'uwo mukobwa, ndore ko ngo bita Davis D nta nubwo amuzi. Aya n'amakuru mfite nivane mu bantu hafi ya bose bazi no nkuru. Urumva babandi bazi no nkuru bavuze ko uwo bita Davis D nta nubwo azi n'uyu mukobwa, uretse ko uyu mukobwa yarazanye na Kevin Kade, kandi icyo gihe bari muri studio, uretse guciringa gusa muri studio bakora n'indirimbo, nta kintu kigeze kiba hagati yabo. Urumva ni nabwo ngaheruka uwo mwana w'umukobwa. None uko Davis yaje kuza muri nkuru, ni gute rero iyi nkuru we yaje kuyizamo Davis D gute? Ubwo muri uko kugumana Kevin Kade kuri polisi no Thierry no mukobwa bakavuga story kuntu zagenze. Urumva nyine ubite Kevin Kade yavugaga, yakomeza kugarura izina Davis D avuga yuko ariho bari yuko Davis D amubera umugabo, yabihamye rwose ko nta kintu kize kiba hagati yabo. Ubwo noneho wa musore nimba ari umusore nimba ari umugabo, nyirarume w'uwo mukobwa akaba ari we musaza wa mushiki, akaba ari we musaza wa nyina w'uwo mwana, nimba byumvikana neza, yashatse kubigira big deal. Urumva umwako kanya yarimo gukorana n'umukozi w'umugore ukora muri RIB, barimo bakorana nyine ari we urimo kubikurikirana babishyushyemo cyane. Ariko ibyo bintu yasiga nkaho yihaye ubuyobozi cyangwa se ubushobozi. Mu byukuri abayobozi bakuru ba polisi nibabizi, nta muntu n'umwe ubizi. Mu byukuri we ikinagamije nuko uwo mwana cyangwa se uwo mukobwa cyangwa se arimo arakorera kuri emotion yuzuko uwo mukobwa afite icyo bapana cyuko ari babyita ngo mu Kinyarwanda, ari uwo mukobwa ari nise we ni yes cyangwa se ni mwishywa we. Ubwo mu Kinyarwanda abazi Kinyarwanda mumbwire neza, kuko ni musaza wa nyina w'uwo mwana. Urumva we ikintu yapushingiraga ibyo bintu nuko afite icyo apana n'umwana w'umukobwa. Ubwo noneho uwo mukozi wo muri RIB ni nanze kumuvuga izina gusa ari yizi, yakomeje kugenda kubita agatoki ku kandi ngo naba Davis D bose bagomba kubijyamo, ngo shanga abashenzi b'abastari, ngo ibintu ngo bigize birirwa batwangiriza abana b'abakobwa, ngo n'ibiki ngo nari mbarwaye, ngo ndabarwaye, ngo nawe mushyiremo, ngo Davis D ngo nagomba kujyamo. Mu byukuri mwumvize twumvikane neza, uwo mwana w'umukobwa ntiyigeze yemeza ko nawe ubwe hari amakuru agenda yandikirana n'abantu benshi cyane batandukanye, inshuti ze n'ibiki byose, avuga yuko ibi bintu byose barimo kuvuga n'ibyo wanditse mu gihe n'ibyo byose ari ukubeshya, yuko ntiyigeze aryamana cyangwa se nga agira ikintu na kimwe ahuriraho no bita Kevin Kade, uretse ko baziranye. Ndetse bagakomeza kwibaza ukuntu izina rya Davis D rikomeza kugarukamo hano, mu gihe uwakagize icyo abazwa kuri uyu mwana cyangwa se kuri no process yose ari umusore bita Thierry wamburaranye uwo mukobwa, ndetse binazwe ari naho bamusanze iwe mu rugo n'umukobwa akababyemerera. Ariko amakuru naje kuvumbura arimo kongeraho ngo nuko impamvu Davis D na Kevin Kade ino nkuru bakomeje kuyizamo ngo no kugira ngo bayongerere ingufu, ngo kuko ari abastari. Kuko uwo mugore wo muri RIB ngo yavuze yuko ngo yararwaye abastari, ngo yararwaye ngabahanzi, ngo ngingo n'abahanzi nayo barwaye. That's true story. So mu magambo make Davis D udafite hana huye n'uyu mwana w'umukobwa, uretse ko ngo yaje kureba Kevin Kade gusa kwa ko baziranye ari we mu rugo, ngo nawe ngagomba kuzamo, ngo
bakandika inkuru mu gihe yuko ngo yafatanye ngo bafashe ngo umwana w'imyaka 17 ku ngufu nako ngo bafatanya cyaha nk'ibyo bakabiha title imeze kuri yiteye ubwoba ngo kuko ngo agomba kujyamo kuko uwo mugore yavuze yuko ngo yaramaze igihe ngarwaye abahanzi. Mu magambo make uwo bita Kevin Kade ndetse no bita Davis D barimo barazira yuko ngo umugore wo muri RIB ngo yararwaye ngo abahanzi igihe kirekire bigapushingwa na musaza wa nyina w'uwo mwana ngo kubera ko umwana bafite icyo bapfana. So mu magambo make angana justice irimo harimo ikintu cyo gukoresha power ngo handi uvuga ati ngo ntango njewe ngo mfite mwene cya kintu abantu bajyaga bavuga ati ngo ntago wankuraho ngo mfite ngo mwene wacu ukomeye. Ngaha naga ari cyo ngo no munokozi ijyaje ngo ntacyo yakoze no kurebana yuko ngo ufite mwene wanyu ukomeye ngo akaba ari umuyobozi ukomeye ngo muri polisi ngo kariyo mpamvu ngo zina rye ngo Davis D na Kevin Kade rikomeza kugaruka mu hano. None harandi makuru yangezeho rero gusa sindabasha kuyasuzuma neza ngo nyahamye niba ari ukuri. Ana makuru avuga yuko no mwana w'umukobwa bavuga ko afite imyaka 17 ngo adafite imyaka 17 ahubwo yirengeje ngo bashaka kuba bamugabanyirije imyaka kugira ngo ibintu bibihe ingufu no kugira ngo uwo mugore ngo abashe ngo kugira ngo yihimure cyangwa se anere bano basore. Guys bibaye ari ukuri koko uyu mwana arimo kubeshya ko afite imyaka 17 kandi yirengeje. Ndakubwiza ukuri ko Imana yuko n'abantu baza gusanga bari mu bibazo bakekaga ko barimo gukanga cyangwa se bakeka ko bagiye kurunya ku bahanzi ahubwo bikarangira ari bo banerewe ndaho nibereye. So guys za iyo nkuru rero iyi nkuru yamaze kujya hanze hirya no hino ku gihe ubwo n'ibindi binyamakuru biraza kwifata biyirukankane ugena bati yewe baba we ngo Davis D ngo yafashe ngo na Kevin Kade ngo bafashe umwana ku ngufu kajya wenda ngo ni threesome kagira ngo wenda ni threesome uwo mwana wenda baramuraranye mu buriri reka da yaje muri studio bibere studio baraciringa bisanzwe ari na Kevin Kade ko nawe baziranye gutyo bisanzwe umukobwa arabasezera aragenda ajya muri anniversaire y'umusore ukorana na Muzoge Brazil. Urumva ni nkuko wajya kumva Muzoge Brazil nawe bamushyizemo ngo nawe ngo kora ko umusore akorana nawe ngo nawe ngabirimo ngo mubafashe umwana w'umukobwa. Guys ibi umuntu akoze icyaha bari ukibazwa ibyo kuvuga ngo usanzwe ngo abastari ngo bagendaho ngo ari ubarwaye ngo kuko ari urwaye ngo abahanzi wenda niba ari umuhanzi wenda ashobora kuba ntabimenye wenda ashobora kuba ari umuhanzi wenda waterese umukobwa w'uwo mugore ngo ukora muri RIB uwo mugore urimo gukora muri RIB ariko RIB nayo rwose yagakwiye kwisha agaciro. Sinumva ukuntu umukozi ukora muri RIB agomba kuvuga ati ngo yararwaye umuntu runaka ngo yararwaye ngo abahanzi muri rusange agatagetinga abantu mu by'ukuri ibaze gusora inkuru nk'ingiyi mu gihe inkuru nk'ingiyi igasoka mu gihe kugira ngo byumvikanishe yuko ngo Kevin Kade ngo ndetse na Davis D bafashe umwana w'umukobwa ku ngufu biturutse ngo ku muntu ngo usanze ngo urwaye abahanzi. Guys ibyo birumva si iyo niyo nkuru rero iri hanze niko kuri hanze abantu bose barimo barabivuga abantu bose niko kuri rwose kuri hanze bakibaza umuntu watinyutse gushyira inkuru nk'iyi mu kinyamakuru ng'igihe ngo bayandike mani nta n'umuntu wajya mu rukiko nta n'umuntu n'umushinjwa ikintu na kimwe nta n'umuntu gutya ari ibintu by'ibihuha biri aho ngaho gusa. Guys ngaye nguko rero ni Decathlon Bravo ubwo nyine by'iyi nkuru turaza kubikurikirana neza 5 kuri 5 mezi make ashize.